Kristo Yesu akozwe. Bavandimwe, ahantu uri umunyonzi, uri umunyeshuri, ahantu uri umudozi, ahantu uri umuhinzi, ahantu ukora umurimo w'ubufundi, iyo mirimo yose n'ahantu uri umufonctionnaire ukora akazi ukorera umuntu, wandika se, uri umusoresha, umurimo wawe wose Yesu ashobora kuwugutagatifurizamo. Mama Faustina yabaye yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu, yarakoraga iyo mirimo yose. Imyaka ya nyuma y'ubuzima bwe rero yagize ububabare bwa roho ndetse n'ibibazo by'ubuzima byakomeje kwiyongera. Yarwaye igituntu ndetse n'igifu ku buryo yagiye mu bitaro inshuro zitandukanye. Yeguriye Imana ububabare bwe kubera abanyabyaha, cyane cyane abashoboraga gutakaza umukiro bo ku isi yose. Yitabye Imana rero i Cracovie ku itariki 5 Ukwakira muri 1938, afite imyaka 33 nk'iyo Yesu yari afite. Apfira mu mpumuro y'ubutagatifu, kuko n'abagenzi b'ababikira babonaga ko ari umubikira koko wagiranye ubusabane na Yesu, kandi nk'uko rimwe bajyaga bamugisha impaka bakanamukwena, baje kubona ko bimwe yababwiraga, bimwe yaberekaga byagendaga ku murongo, ari kumwe n'Imana. Nubwo umubiri we utari ugifite imbaraga rero, roho ye yari ikomeye ndetse afitanye ubumwe butangaje yagiranaga n'Imana. Iyo ni ingingo ya mbere rero nari nababwiye irebana n'ubuzima bwe. Ntago mvuze byinshi cyane kuko umuntu yavuga nuko ubundi buzima yagiye abaho akantu ku kandi, nagerageje kubihina gutyo. Ingingo ya kabiri rero ndababwira ku butumwa yahawe ubutumwa bukubiye mu ngingo 3. Hari ukwibutsa no kumenyesha isi yose ukuri kwibagiranye kwahishuwe mu byanditswe bitagatifu ku rukundo rwuje impuhwe z'Imana ku bantu bose. Iyo ni ingingo ya mbere mu igize ubutumwa. Kwibutsa no kumenyesha isi yose ukuri kwibagiranye kwahishuwe mu byanditswe bitagatifu ku rukundo rwuje impuhwe rw'Imana. Hanyuma icya kabiri ni ukwibutsa abatuye isi bose ku birebana n'impuhwe z'Imana, hakurikijwe kwiyambaza impuhwe z'Imana, hakurikijwe uburyo bushya bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana. Ubwo ndaza kubugarukaho mu kanya muri iki cyiciro cy'ubutumwa bwe. Ariko ingingo ya gatatu yari yo gukundisha abantu umuryango wa gitumwa w'impuhwe z'Imana, ushinzwe gutangaza impuhwe z'Imana no kuziyambaza basabira isi yose, ndetse no kugana inzira y'ubutungane hakurikizwa urugero yahawe na Yesu yagiye amutangariza. Ndagira ngo rero ngaruke kuri iyi ngingo ya kabiri yo gusabira abatuye isi bose, akoresheje gusabira abatuye isi bose impuhwe z'Imana hakurikijwe uburyo butanu bushya. Ubwo buryo butanu ni ubuhe? Uretse ko yongeraho n'ubwa gatandatu, ariko uburyo bwa mbere ni ukurangamira ishusho ya Yesu Nyirimpuhwe. Kurangamira ishusho ya Yesu Nyirimpuhwe, Yesu yaramubwiye ati, mpaye abantu bose urweso bazajya bavomesha ku isoko y'impuhwe zanjye. Urwo rweso ni ishusho yanditseho Yesu ndakwizera. Yesu rero iyo shusho yayimuhaye, yayimweretse ku itariki 22 Gashyantare mu mwaka w'1931. Kristo Yesu akuzwe. Nibwo yaje agaragara mu idirishya inyuma ryari ryicuje, hariho icuraburindi. Hanyuma aboneka ari gutanga umugisha
ikiganza cye gikoze mu gituza, hasohokamo imirasire itukura ku ruhande rumwe n'imirasire y'ikijuju. Aramubwira ati ndashaka rero ko unshushanya uko meze, kandi iyo shusho nirangiza gushushanywa hazandikweho Yesu ndakwizera, ikazahabwa umugisha ku munsi mukuru w'impuhwe z'Imana, hanyuma ikazakwira ku isi yose. Ibyo byose tubibona mu kanyamakuru yanditse. Hanyuma uburyo bwa kabiri bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana ni ukwizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Ibyo ngibyo Yesu yabibwiye Mama Faustina mu mwaka w'1934 ati ndifuza ko icyumweru cya kabiri gikurikira Pasika kiba umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Yamutegetse ko ishusho yari yashushanyije, yagombaga kuba yashushanyije, ihabwa umugisha kuri uwo munsi. Kuri uwo munsi murawuzi, umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Ingingo yiyongera muzo nagombaga kubabwira eshanu, ni uko kugira ngo twizihize umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana tugomba kuwutegura, tukawitegura dukora novene y'iminsi 9, kandi Yesu niwe wabitegetse Mutagatifu Mama Faustina, amubwira ko buri munsi azajya azana roho zitandukanye akazicubiza mu nyanja y'impuhwe ze, kuko icyo gihe inyanja y'impuhwe iba ifunguye ku muntu wese witeguye kwakira izo mpuhwe. Hanyuma rero nababwira ko uyu munsi watangiye kwizihizwa ku mugaragaro, ariko ku mugaragaro ku buryo bwemewe na Kiliziya yose. Mama Faustina ashyizwe mu rwego rw'abatagatifu hari mu mwaka w'2000 ku itariki ya 30 Mata. Ariko umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana ikigaragara wari waratangiye kwizihizwa mu mwaka w'1947 mu gihugu cya Polonye, bigenda bikwira mu bindi bihugu byari byegeranye na Polonye, harimo n'igihugu cy'Ubufaransa, nk'uko bigaragara mu nyandiko za Mutagatifu Mama Faustina. Kristo Yesu akuzwe. Ntihagire umuntu uza kugira amavunane ku maso, mwihangane mwumve. Hanyuma uburyo bwa gatatu ni ishapure y'impuhwe z'Imana. Ishapure y'impuhwe z'Imana abavandimwe, Yesu yayigishije Mama Faustina ku itariki 13, hanyuma ayisoza ku itariki 14 Nzeri mu mwaka w'1935. Uwo munsi murumva ko ufite amateka. Umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana mwumvise ko Yesu yawushyize ku cyumweru cya kabiri cya Pasika, hanyuma amwigisha ishapure y'impuhwe z'Imana ku munsi mukuru, ku munsi w'ikuzwa ry'umusaraba, ku itariki 13 na 14 Nzeri. Amubwira ko iyo shapure igabanya uburakari bw'Imana, kandi bavandimwe nk'uko mubizi, iyo shapure uyivugira umuntu urwaye uri muri koma aronka ingabire nyinshi, ahanini zinarenze n'izo wowe uri kuyivuga ubona. Niyo mpamvu kenshi mujye mwibuka umuntu wese urwaye, igihe mugiye kumusura, igihe mugiye kumureba, cyangwa nubwo mwaba mutari nawe, mujye mugira akanya ko kumuturira ishapure y'impuhwe z'Imana, kuko iyo shapure ifite akamaro kenshi cyane. Hanyuma uko bayivuga, nizere yuko uko muri hano mwese muzi uko bayivuga nta kunyuranya, cyane yuko iyo hari abantu bagiye kuyivuga bibatunguye, cyangwa se nk'igihe hari abashyitsi ba Radio Maria babasuye n'abandi, usanga hari igihe batangira kuyivuga nabi, bakayivuga uko Yesu atayigishije. Kristo Yesu akuzwe. Musome muri Petit Journal iki gitabo uko byanditse ku ngingo ya 476, bavuga ko hatangira
dawe uri mu ijuru, hagakurikiraho ndakuramutsa Mariya, hagakurikiraho nemera Imana Data, hanyuma ku yandi masaro mugakurikiza uko bisanzwe dawe Imana ihoraho, hanyuma mukavuga ku bw'ububabare bwe bukabije. Hari abantu bavuga iyo shapure, nubwo tuvuga ko ivugirwa ku ishapure isanzwe, ariko bagashyiramo amarangamutima, bakayitangira uko bitameze, uko itigishijwe. Niyo mpamvu nkamwe nk'intumwa z'impuhwe z'Imana, iyo shapure mugomba kuyivuga n'ahandi mugatanga amakuru, mukerekana uko ivugwa. Hari umwana nahaye agakarita hariya, nahoze mubwira ngo ko atandika kandi azi kwandika kugira ngo agire ikintu asigarana. Hari udukarite turiho uko iyo shapure ivugwa, akaba ari byo mugomba kugenda mubwira abantu bose, nubwo mutabona agakarita ariko mubimenye. No mu gatabo, kari agatabo k'umunyamuryango, nabyo byanditse neza. Udutabo dushya, utwa kera twari dukosamye, ariko ubu ngubu mushobora kugafata mukayigisha abandi neza. Hanyuma ingingo ya 4 ni ukubahiriza isaha ya 9. Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe, isaha ya 9 muyubahiriza muti? Umuntu uri kugenda, umuntu uri mu kazi, hari ukuntu agira gutya kumva ko isaha ya 9 igeze, mubigenza muti? Wowe ubigenza ute? Isaha ya 9 kugira ngo uyubahirize ubigenza ute? Ubimenye ute? Kugira aho ngaho ntacyo ndabyumva. Yego, ni ukuvuga ngo hari igihe ishobora kugucaho, ariko nk'intumwa z'impuhwe z'Imana uko tungana, ntago iyo saha ya 9 igomba kuducaho. Mwese abenshi nabonye mufite telefone, buri telefone yose ishobora kugiramo ikimenyetso kikuburira, ni alarme. Ushobora kubwira umuntu akayigushyiriramo, hanyuma ya saha yagera ukazirikana ku bubabare bwa Yesu igihe yari yatereranywe. Niyo waba uri mu kazi ukabizirikana akanya gatoya. Muri kariya gatabo k'umuryango bababwira uburyo bwo kubizirikana, nubwo wafata amasegonda igihe uri mu kandi kazi, ntago bisaba gufata igihe kinini. Ariko waba ufite umwanya munini, ukajya muri chapelle, ukajya mu kiliziya, hanyuma ukazirikana ku bubabare, hanyuma ugasenga. Ubwo rero iyo saha ntikajye ibarenga, ntimukajye muvuga ngo yabaciyeho. Cyokora hari hagati ya saa 9 kugera saa 10, iyo saha yose uba ushobora kuzirikanamo ububabare bwa Yesu. Ushobora kubimenya saa 9:40, saa 9:30, saa 9:20, saa 9 yuzuye. Iyo saha ntikajye ibacaho, mujye muyizirikana, kuko Yesu yarabitegetse n'uburyo muri ubwo buryo. Hanyuma iya 5 ni ukwamamaza impuhwe z'Imana. Uko nguko turi hano, turi mu muryango w'impuhwe z'Imana. Yesu rero nibyo yamubwiye, Padiri umuntu yatubwira amagambo agomba kuduherekeza, ngira ngo nawe ndaza kuyagarukaho, kandi ntago twigeze dutegurira hamwe. Ariko hano ku ngingo ya 301 aravuga ngo amamaza ko impuhwe zanjye ari cyo gikorwa gikomeye kuruta ibindi mu biranga Imana. Ibikorwa by'ibiganza byanjye byose bisozwa n'impuhwe zanjye. Hanyuma mu kwamamaza impuhwe z'Imana, Mama Faustin yasabwe ko hajyaho umuryango wo kwamamaza impuhwe z'Imana. Iyo urebye ku ngingo ya 438, Yesu avuga ko ategetse ko uwo muryango ubaho, umuryango uzamamaza kandi uzafasha abantu kwiyambaza impuhwe z'Imana ugakwira ku isi yose. Ati kandi abantu bazawubamo bazabaho ubuzima bwa Yesu, nko kuva mu kirugu kugeza ku rupfu ndetse rwo ku musaraba.
ni ukuvuga ngo abantu bamamaza impuhwe z'Imana mugomba kubaho muri ubwo buzima. Nimusoma kuri iyo ngingo ya 438 muraza kuyibonamo. Akaba ari bwo buryo nanone bwo gushinga nyine uwo muryango ufasha abantu kumenya impuhwe z'Imana no kuziyambaza. Ikindi nanone nuko Yesu yahaye Mama Faustina isezerano. Abantu mwese mwamamaza impuhwe z'Imana bibari ku mutima. Yesu yabahaye ingororano, aravuga ati roho zizamamaza impuhwe zanjye nzazirinda igihe cy'ubuzima bwazo bwose, nk'uko umubyeyi mwiza yita ku mwana we, yewe no mu gihe cy'urupfu ntabwo nzazibera umucamanza, ahubwo nzazibera umucunguzi w'impuhwe. Kristo Yesu akuzwe. Abinyuma Kristo Yesu akuzwe. Ariko murumva iryo sezerano ryiza Yesu yaduhaye ku bantu bamamaza impuhwe z'Imana. Kwamamaza impuhwe z'Imana ukumva ko ufite n'ingororano, ukumva ko Imana izakomeza kukwitaho, ko izakubera nk'umubyeyi, uko umubyeyi yita ku mwana we. Murabyumva neza ukuntu ari byiza bigera ku mutima. Ubutumwa bwa Mama Faustina rero bwose yabwanditse mu gitabo kivuga ku buzima bwe, akurikije icyifuzo Nyagasani Yesu yajyaga amuha n'abajyanama be ba roho. Yanditsemo ibyo Yesu yagendaga amubwira ku mpuhwe umunsi ku munsi, akaba ari nayo ngingo ngiye gukurikizaho yo nari nababwiye. Iyo musoma buri kintu cyose, cyane cyane musoma aka kanyamakuru, ijambo ririmo ni ukumenya kwakira impuhwe z'Imana no kubeshwaho nazo, cyane cyane ko kitwa impuhwe z'Imana mu mutima wanjye. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite uko abona Imana, afite uko agomba kuzumva. Ngiye rero kubabwira ingingo ya nyuma, ari nayo ngiye gusorezaho. Ifitemo ingingo zigeze kuri 6. Ubuzima bwa roho bwa Mama Faustina nuko tugomba kubwigiraho. Ndagenda mbuvuga hanyuma mbabwire nuko twagombye kubwigiraho muri aya mateka nashyizemo nako ngako kugira ngo kadufashe. Icya mbere muri izi ngingo 6 zaranze ubuzima bwa Mama Faustina ni ukumenya ibanga risobetse ry'impuhwe z'Imana no kuzirangamira buri munsi kurangamira impuhwe z'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Padiri Noel yababwiye yuko umuntu ntago agira impuhwe cyangwa yumva ko agomba kuvuga impuhwe ku isaha ya 9. Umuntu ntago agomba kuvuga impuhwe ari uko yaje ku ibanga ry'amahoro, cyangwa ari uko yagiye ku kiliziya iwabo kuri paruwasi, cyangwa ari uko wahuye n'umupadiri, ahubwo izo mpuhwe z'Imana ni za buri munsi. Nyagasani Yesu ubwe niwe wamuhishuriye ibanga ry'impuhwe z'Imana kandi amutoza kuziringira. Amutoza kurangwa n'impuhwe n'urukundo rwa kivandimwe. Mama Faustina rero yakundaga kurangamira impuhwe z'Imana kugira ngo abone Imana mu mutima we, akazirikana byimazeyo impuhwe z'Imana, ngo ahishure Imana muri roho ye. Tugomba noneho kumwigiraho dute? Nuko tugomba kumwigiraho ibyo ngibyo mvuze, tukumva yuko tugomba guhorana urukundo n'impuhwe, akaba ari byo bituranga, bikaranga Imana muri twebwe, nk'uko tubisanga muri aka kanyamakuru ku ngingo y'180. Bikagaragarira mu kwigira umuntu kwa Yesu no kuducungura. Impuhwe z'Imana nizo zatumye iturema, ikadukura mu busa ikadushyira mu buzima, nk'uko tubisanga ku ngingo 1743. Imana yadukoreye byinshi kubera impuhwe. Yemera kumanuka yigira umuntu, yemera kubabara kubera twe. Niho hahande tuzirikana isaha ya 9 ku manywa, tuzirikana ku bubabare bwe. Yego. Ikindi kandi nanone
mu kumenya ibanga risobetse ry'impuhwe z'Imana tugomba kumenya kugira urukundo rw'umuvandimwe rudufasha kugira urukundo rw'Imana, n'urukundo rw'Imana rukagaragarira mu rukundo rw'umuvandimwe. Tugomba kugirira Imana urukundo, noneho urukundo rw'Imana tugiriye umuvandimwe, urukundo rw'Imana rukagaragarira mu rukundo tugirira umuvandimwe. Birumvikana neza? Murabisanga muri ya ngingo ya 742 nababwiraga kandi padiri yadushyiriyeho nk'umusogongero. Hanyuma ingingo ya 2 mu buzima bwa roho muri za ngingo 6 ni ukurangamira impuhwe z'Imana buri munsi. Kurangamira impuhwe z'Imana buri munsi ni ukwishyira imbere y'impuhwe z'Imana mu isengesho no mu mutuzo, aho waba uri hose. Kwa kundi Mama Faustina yabaga ari kujya mu busitani atetse, igihe se yabaga ari kwakira abantu, igihe yafunguriraga urugi akumva ko aho ngaho hose arangamiye impuhwe z'Imana. Kurangamira Imana iri mu mutima wanjye nuko mbikora igihe icyo ari cyo cyose mu byo nkora byose. Kristo Yesu akuzwe. Hariya inyuma ntimusinzire, ngiye gusoza. Hanyuma ibyo kurangamira Imana iri mu mutima wanjye mushobora no kubisoma kuri 703. Ni ingingo nziza cyane mu buryo bwo kurangamira Imana buri munsi. Mama Faustina rero yumvaga ko Yesu ari mu mutima we, akabizirikana buri gihe. Yabonaga Imana muri mugenzi we, uko mbona mugenzi wanjye nkamubonamo Imana, cyane cyane mu ishusho Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Iyo dusoma cyane cyane muri doctrine sociale, mu mibereho, mu nyigisho za Kiliziya ku mibereho myiza n'imibanire y'abantu, tubisanga hanini mu ngingo zigeze kuri 4, ko Imana yakoresheje ubushake, igakoresha ubwigenge, igakoresha urukundo. Nibyo bya bindi nibagiwe imwe, nibyo bya bindi biranga ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana ntago ari umusatsi dufite, ntago ari amenyo dufite, ntago ari amatama, si ibindi, ahubwo ni ibyo ngibyo. Ikindi rero nuko tugomba kubana na Yesu isaha ku isaha mu mutima wacu, na Mama Faustina niko yabigenzaga. Ingingo ya 3 ni ukwiringira Imana no kugaragariza umuvandimwe wacu impuhwe. Mama Faustina yadusigiye umurage. Gusobanukirwa n'iyobera ry'impuhwe z'Imana bituma umuntu yiringira Imana muri byose kandi akagirira abandi impuhwe. Yesu yabwiye Mama Faustina ati, niba nsaba abantu kubaha impuhwe zanjye, ni wowe bwa mbere ugomba kurusha abandi kwiringira impuhwe zanjye. Nongeye kugaruka kuri ya ngingo ya 742. Ndagusaba kugira ibikorwa by'impuhwe bikomoka ku rukundo umfitiye. Ugomba kugaragariza abandi impuhwe igihe cyose n'ahantu hose. Ntugomba kubyihunza cyangwa kugira uko wisobanura ngo buriya nari nabuze umwanya, ngo nabonaga bidashoboka. Abana muri gucunga intebe hariya mwe gusakuza. Muri uku kwiringira rero impuhwe z'Imana, twigere kuri Mama Faustina. Aratubwira ati, kwiringira impuhwe z'Imana ni ukwitanga mu rukundo, ni ukuyemera, ni ukuyegurira ubuzima bwawe bwose. Ahangaha niko Mama Faustina tugira inama ku buryo tugomba kumwigiraho. Ni ukubaho mu bumwe na Yesu, gusangira nawe ubuzima, ububabare, urupfu n'izuka rye. Kandi mu gushinga wa muryango Yesu yabwiye Mama Faustina, atubwira ko tugomba kubaho ubuzima nk'ubwe kuva mu kirugu kugeza ku rupfu ndetse rwo ku musaraba. Hano rero ni nkabyo basubiramo. Hanyuma
ni ukwirekura nk'umwana muto mu maboko y'Imana, kuyemera, kuyizera, kuyikunda, guca bugufi ndetse no kwicuza. Ariko bavandimwe, muranyumva? Murumva neza nta kibazo? Ndumva ari amagambo meza cyane buri muntu wese yagombye gusigarana. Ikindi ni ukwiyoroshya, ni uguca bugufi, ni ugutuza no gutega amatwi. Hari igihe tuba dufite ibintu byinshi bidusakuriza mu mutima no mu mutwe, ugasanga nta mutuzo dufite, nta nubwo tubasha no gutega amatwi. Kandi mu byo dusabwa no mwiyobokamana ryacu bisaba yuko tugomba gutega amatwi no kwicisha bugufi. Hanyuma kwiringira mu bikorwa ni ugukora, gushaka kw'Imana, gukurikiza amategeko yayo, gukurikiza ijwi ry'umutimanama wacu. Hanyuma tukagira impuhwe za kivandimwe badusobanurira. Mama Faustina aravuga ati nge ndifuza kugaragaza impuhwe zawe, kuzikuza impuhwe zawe zikiyandika mu mutima wanjye, zikambera ikimenyetso muri ubu buzima no mu buzaza. Mumbwire niba buri muntu wese yumva ko hari ikimenyetso kimuriho, nka kwa kundi Padiri Noel yatubwiraga, ugasanga umuntu yitwa umunyampuhwe, yitwa intumwa y'impuhwe z'Imana, ariko muri karitsiye bakavuga ngo dore wa muntu wiyita umunyampuhwe afite irindi zina bamwise, ari Semwaga, ari Kabica. Ahangaha rero ni ukugira ikintu cyihariye gituma impuhwe ziba zikwanditseho. Hari isano rero hagati y'impuhwe z'Imana n'impuhwe z'umuntu. Aho batubwiye ngo nimube abanyampuhwe nk'uko so wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Impuhwe ni uburyo tubana n'umuvandimwe wacu, haba mu bitekerezo, haba mu bikorwa, yewe no mu magambo. Impuhwe ni urukundo. Guhinduka wese impuhwe nicyo Mama Faustina asabira buri muntu wese, ni nacyo tugomba kumwigiraho. Aho avuga ati ndifuza ko umutima wawe uba ingoro y'impuhwe zanjye. Ahangaha ni Yesu wabimubwiraga ati ndifuza ko izo mpuhwe zisakara ku isi yose biturutse ku mutima wawe. Uzakwegera wese ntazatahe nta byiringiro afite. Nari natangiye mbibabwira ko kenshi ku bantu bakoze umwiherero mwiza wa Pentecoste basanze iyi ngingo y'1761 ivuga ku birebana uko Yesu ashaka ko Mama Faustina aba umunyampuhwe, kandi akamubwira ngo uzakwegera wese ntazatahe amaramasa, ntazataha ubusa atajyanye imbuto y'impuhwe igukomokaho. Hanyuma ingingo ya 4, ubwo ndaba nsigaje izindi ebyiri, ni ugukunda Kiliziya. Gukunda Kiliziya, Mama Faustina yabonaga Kiliziya ntagatifu nk'umubyeyi kubera ubutungane bw'Imana n'ububasha bw'amasakaramentu. Mama Faustina yumviraga Kiliziya cyane, akumvira abakuru, akumvira umuyobozi cyangwa abayobozi ba roho ye n'abandi bayobozi ba Kiliziya bose. Gukomera kuri Kiliziya ni ukuyikunda birengeje urugero, ukaba ufite atashoma. Natwe rero mu byo tugomba gukora no mu masezerano yacu no mu byo tugamije harimo gukunda Kiliziya, n'icyashoboraga kuyibangamira cyose tugomba kukirwanya mu bikorwa byacu byose. Iya 5 ni ugukunda Ukaristiya. Gukunda Ukaristiya nababwiye ko Mama Faustina bamwita nanone Mama Faustina w'isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya. Ukaristiya ifite umwanya w'ibanze mu buzima bwa Mama Faustina. Natwe igomba kugira umwanya w'ibanze. Ni ukwemera nta shiti ko Kristo ari muzima mu Ukaristiya, ko Kristo ari inshuti y'amagara, ari inshuti duhorana buri munsi, ko atubikira amabanga. Niyo tumaze kumuhabwa tukaba tuzi ko aho tugenda hose dutwaye Yesu. Twagombye kumara mbere
yuko twongera guhabwa indi ukarisitiya ku kindi gihe cyo guhazwa, aho tunyuze hose bikagaragara ko dutwaye Yesu. Nababwiye ziriya ngingo zo mu ikaye ya 6 zitwereka uko tugomba kwitegura kujya mu misa, uko tugomba kwitegura guhabwa ukarisitiya. Mukaba mugomba kuzazisoma neza ku buryo igihe tugiye mu misa tugomba kugenda twitwaye kwa kundi. Hanyuma ingingo ya nyuma ni ukwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, Padiri Noel nawe ya mukanya nanone nakomeje kumutangaho urugero, yaduhaye inyigisho yadukoze ku mutima, aduha ubuzima bwa Bikira Mariya. Hano rero kwiragiza Bikira Mariya mu bihe byose, kwiringira ubuvugizi bwa Bikira Mariya mu bibazo byacu byose, bituma twumva dufite ubuvugizi no kuri Yesu Nyirimpuhwe. Kwigira kuri Mariya uko tugomba gufatanya na Yesu Nyirimpuhwe mu gikorwa cyo gukiza roho zahabye, nuko tugomba gukunda Imana n'abantu, byose tubyigira kuri Bikira Mariya. Bikira Mariya ni umubyeyi w'Imana akaba n'uwacu. Hano Mama Faustine yaravuze ngo Bikira Mariya ni umubyeyi w'Imana kandi akaba n'uwanjye. Natwe rero nk'uko tugomba kumwigiraho, tugomba kumenya ko ari umubyeyi wacu. Bikira Mariya ni umubyeyi w'impuhwe. Bikira Mariya ni urugero n'umuyobozi w'ubuzima bwa roho bwacu, kuko iyo dukurikije ubuzima bwe tugerageza kubyitwaramo neza. Mariya ni icyitegererezo tugomba kureberaho ngo dutunganye ubuzima bwacu bwa roho. Bikira Mariya niwe udufasha kugera ku Mana no gusabana nayo, kandi ntahweme kudusabira. Kristo Yesu akuzwe. Ngeze ku musozo, ariko reka mbabwire izindi ingabire Mutagatifu Mama Faustine yari afite. Nyagasani yari yaramuhaye ingabire zihariye zikomeye, twavuga ingabire zihambaye zo gushengerera, kumenya ku buryo bucengeye iyobera ry'impuhwe z'Imana nk'uko nabivuze. Tukaba tugomba gukomeza kumwigiraho. Hanyuma amuha ingabire yo kurangamira Imana ku buryo bwihariye, ku buryo yabonaga Imana akayibona mu mutima we, aho areba mu ngingo zitandukanye nk'Ijana ibiranga Imana akabisobanura ati Imana burya ni igihangange. Yarayitegerezaga igihe yabaga ari ahantu mu kazi ke, akabona Imana irenze uko twebwe tubibona. Ikindi yari afite ingabire yo kurangamira ibikomere bitagaragara bya Yesu, no kubonekera ahantu icyarimwe. Yari afite ubwo bushobozi. Muribuka ko hari igihe yavugaga ati hari abantu nabonye bansaba isengesho bari bababaye bamerewe nabi, ati ubwo natekereje ko uko bansaba isengesho nanjye ndapfukama ndabasengera. Nyuma yaho maze gusenga, Yesu arambonekera arambwira ngo isengesho ryawe ryaje rifite akamaro kandi naryakiriye kuko ryagiriye akamaro abo wasabiye. Ikindi nuko yari afite ingabire y'ubuhanuzi, kwa kundi ibyo Yesu amubwiye cyangwa ibyo bagenzi be bamubazaga, ibyo ababwiye bakazasanga bijya kumera neza nk'ibyo yababwiye, bigahurirana neza. Ikindi nuko yari afite ubushobozi bwo kureba mu mitima y'abantu uko baganira cyangwa se uko bamubwiye, akaba afite ubushobozi bwo kumenya mu mutima wawe ikirimo. Nk'uko hari Padiri Pio niwe wajyaga areba mu mitima y'abantu. Waza nko muri penetensiya, mu ntebe ya penetensiya, ukamubwira ibyaha bike ibindi uri kubihishahisha, akakubwira ngo se mwana wanjye ibingibi byo kutabivuze. Kristo Yesu akuzwe. Nawe rero yari afite ubwo ubushobozi. Ikindi nuko yari afite ubushobozi bwo kuba umugeni w'Imana ku buryo bwo gushyingiranwa mayobera.
afite ubumwe budasanzwe n'Imana hano ku isi. Mama Faustina rero yagize ubuzima bwe ituro kubera abanyabyaha. Muzi neza ko dushinzwe mu nshingano yacu ya mbere gusabira abanyabyaha b'isi yose, noneho we yari yagize ubuzima bwe n'ububabare yabugize ituro kubera abanyabyaha. Mu mwaka w'1934 hari kuwa 4 Mutagatifu yanditse ibaruwa yo kwitangaho ituro ku mpamvu y'abanyabyaha bose b'isi, by'umwihariko ku bantu bashidikanya ku mpuhwe z'Imana. Aho ngaho n'ubuzima bwe nkavuga ngo njyewe nk'intumwa y'impuhwe z'Imana, nawe ese hari umuntu nibura dushobora kwitangira, uretse ko tutakwitangira umuntu babaye ku buryo tutabibona, ariko umuntu wabuze icyo kurya cyangwa icyo kwambara, turamubwira ngo wowe ntuzongere kugira ikiguhangayikisha, ibigutunga byose uzajya uza kubireba iwanjye nzajya mbiguha. Ngira ngo aramutse aje kabiri akaza inshuro ya gatatu wamubwira ngo umenye waramenyereye nabi. Kristo Yesu akozwe. Ahangaha rero natwe turebe, aratwigisha ngo turebe ibyo tumwigiraho icyo twakora. Ndashoje rero ngiye inshamake y'ubuzima bwa Mama Faustina, uwo mubikira wari woroheje utarize amashuri. Nababwiye ko yize amashuri 3 ya primaire, ariko akagira ubutwari, akagirira Imana icyizere gisesuye, kandi yahisemo neza, kuko Yesu yaje kumugira intumwa n'umunyamabanga w'impuhwe z'Imana. Yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu, wenda mbere mu rwego rw'abahire. Yashyizwe mu rwego rw'abahire ku itariki ya 18 Mata mu mwaka w'1993, hanyuma aza gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu ku itariki ya 30 Mata mu mwaka w'2000. Akaba ari nabwo ku mugaragaro ku isi yose, Kiliziya yose yatangiye kwizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Kuri uwo munsi yashyirwaga mu rwego rw'abatagatifu. Kristo Yesu akozwe.